Ikaze kuri Samugeshi Bahingana dosiye anarctique ukurikira ingingo z'amakuru ajyanye na geopolitique hirya no hino mu isi. Munyemerere twerekeze mu burasirazuba bwo hagati, ariko nanone mbanza kubiseguraho ntabwo ibiganiro biri kubagiraho nk'uko bisanzwe. Maze iminsi ndi mu zindi gahunda, ariko uko nshobojwe mbasha kubaganirira hano kuri dosiye anarctique, ariko biraza gukemuka vuba rwose. Gahunda isanzwe y'ibiganiro ikomeze ibagiraho nk'ibisanzwe mu masaha y'igitondo hagati y'isa 12 n'isa moya, hanyuma mu masaha y'igicamunsi hagati y'isa 7 n'isa 8, no mu masaha y'umugoroba, no gukomeza bitewe nuko amakuru yabonetse. Hanyuma se mwamenye iby'ibitero karundura Ukraine yagabye mu gace k'Uburusiya ariko kari muri Ukraine? Ndabivuga uko kubera ko kuva Uburusiya bwatangiza ibijyanye n'ibikorwa bya gisirikare tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri kwa 2022, Uburusiya bwinjire mu gice cy'uburasirazuba bwa Ukraine buhita bugenzura agace ka Luhansk ndetse na Donetsk, mu turere turi mu burasirazuba bwa Ukraine, ndetse yongeza Kherson na Zaporizhia n'izindi oblast ziri mu majyepfo ya Ukraine. Hanyuma rero Ukraine yagabye ibitero bikomeye cyane mu gace k'umujyi witwa Starobylsk, hasanzwe hari ikigo cy'amashuri aho abana baza kwimenyereza, cyangwa se ibyo inaha twita stage, aho abana baza gukorera imirimo yo kwimenyereza, imirimo ari kuri practical nyuma yo kwiga ibintu mu byitwa theory cyangwa se amagambo. Hari ubwo ibigo bibigira ikindi gice aho abana bashobora kuza kwimenyereza. Hanyuma rero Uburusiya bwemeje ko bugiye kugaba ibitero bikomeye cyane, mukanda bagaragaza amashusho yuko muri uriya mujyi hasenywe. Hanyuma hano rero Perezida Vladimir Putin yari mu nama n'ubundi yiga ku by'umutekano, aza kumenya amakuru y'icyo gitero bagabye gikomeye cyane. Ati ikigaragara nuko kubivuga mu nyandiko bidahagije, ndasaba Minisiteri y'Ingabo kugira ngo ibyiteho. Mu yandi magambo, ndasaba Minisiteri y'Ingabo yacu kugaba ibitero simusiga biha gasopo igisirikare cya Ukraine, nyuma yuko rwose Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya nunamiye abaguye muri biriya bitero kuri no shuri ryigisha ibijyanye n'imari mu gace ka Luhansk. Mbibutsa ko ari imbere muri Ukraine, mutagira ngo byarengere bijya imbere mu Burusiya. Hanyuma rero bataratu bahise basiga ubuzima, 39 barakomereka, ubundi 15 bose kugeza ubu baraboneka. Ngira ngo n'aya mashusho agaragaza ukuntu hari harashwe ku kigo aho abana bakorera bigira, ariko na dormitory cyangwa se aho barara. Ngira ngo rwose ngibi bitero bya drone by'abanya Ukraine ni ibitero bagabye ubundi aha ni muri Ukraine, ariko ni mu gice kitari mu biganza byabo, kuko iyi Luhansk ndetse na Donetsk biri mu cyitwa Donbas. Donbas ni intara ya Donbas, ariko ifite mutwe turere twa Luhansk na Donetsk. Kugeza amaginga ya n'Uburusiya buri kwagenzura, ndetse bwamaze no kwashinga leta zigenga. Hari leta yigenga Luhansk na leta yigenga ya Donetsk. Aka gace murabizi ko amateka yaho na gace kiganjemo abaturage bavuga ururimi rw'Ikirusiya. Biri no mu by'ingenzi Perezida Vladimir Putin ahera avuga ko rwose byamuteye gutabarira hafi, nyuma yuko haba amakuru ko haba hari kugeragezwa gukorerwa ubwicanyi abantu abaturage bazino leta zigenga. Hanyuma rero ngibyo ubwo turaza kubona ibisubizo bihambaye by'Abarusiya, ariko kandi hari umwe mu bakunzi bacu wari wadusabye ko twaza kumubwira ku by'imyitozo ya kirimbuzi Uburusiya na Belarus batangiye ku munsi batangiye. Yego, ni imyitozo iri kubera mu bice bitandukanye, ariko by'umwihariko ikaba ari imyitozo nabonye harimo kubyitiranya gukomeye. Ni imyitozo irimo ihuriweho y'igisirikare first of all, cyo nicyo cya mbere, ariko ni imyitozo itagamije kurasa kirimbuzi nk'uko benshi bari kubitekereza. Ntabwo ari imyitozo mu by'ukuri yo kurasa kirimbuzi, ahubwo ni imyitozo igamije cyangwa se iri guha Belarus ubwo bushobozi gutoza ingabo zabo, kumenya kwitabara aho rukomeye n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero ni imyitozo nanone iri kumurikirwamo ibikoresho bishya, harimo n'agace ko kumurika ibikoresho bamaze kugeraho.
ubwo ndavuga Uburusiya bwamurikiyemo zimwe muri misile zifite ubushobozi bwo kurasa. Hanyuma iyi myitozo hari kubera ku butaka ahitwa Barsov, ni mu gace kitwa Barsov, ni ikigo cya gisirikare hariya, ndetse indi bikavuga kiri kubera mu gice cy'uburengerazuba bw'Uburusiya no mu mazi magari nyine birumvikana. Ubwo umuntu ashobora gutekereza nk'inyanja y'umukara ndetse n'ibindi bice bino bihugu byombi bishobora guhuriraho, niho hari kubera imyitozo kabuhariwe. Hanyuma rero icyo nashaka kuvuga hano nuko atari imyitozo igamije ngo kurasa kirimbuzi muri Ukraine nkuko benshi bari kubitekereza. Oya, ni imyitozo ahubwo igamije kungura ubumenyi izo ngabo za Belarus ndetse no gukomeza gufasha igisirikare cy'Uburusiya nyine kwimenyereza ku byerekeye cyangwa se ku bijyanye no gukomeza guhangana bikomeye mu gihe n'ubundi intambara barimo bemeza ko ari intambara bahanganyemo n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Amakuru yacu yo aba ari menshi murabizi. Hanyuma rero hari imwe mu ngingo nayo iri kugibwaho impaka cyane mu burasirazuba bwo hagati. Ubwo iyo ngingo ni iyihe? Kugeza ubu ngo hari ibintu bibiri biri kuzitira ibiganiro hagati ya Amerika n'igihugu cya Iran. Ushobora kwibaza ati ibyo bintu ni ibihe? Ni ukuvuga ngo ingingo ya mbere, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashaka ko ikibazo cya nucleaire ya Iran kiganirwaho by'ako kanya hagafatwa umwanzuro hataje ibintu byo gukerererwa cyangwa se gukerereza iyi mishinga nucleaire y'abanya-Iran. Hanyuma Iran yo ku rundi ruhande ikaba irimo irasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika iminsi 30 ukwezi kuzuye. Uku kwezi ngo no kwigerageza no gusuzuma niba koko ibyumvikanweho bizakurikizwa hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barashaka kureba niba ibyo bumvikanyeho bizakurikizwa. Iran ikeneye ukwezi kose ko kugenzura imyitwarire y'igisirikare cyangwa se ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rundi ruhande yikifuza ko byihuta. Cyo ni icyambere. Hanyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba nanone ku rundi ruhande zitari kuvuga rumwe n'ibijyanye no gusoresha cyangwa se kwaka amafaranga amato y'ubucuruzi ari guca muri buraboneko bwa Hormuz. Ikintu Iran yamaze gusinyika avuga ko icyo kintu rwose ubundi iyo ngingo ikwiye no kubidakorwaho. Ariko binajyana nuko umuyobozi w'ikirenga muri Iran Mojtaba Khamenei yatangaje ko buriya ngo uranium ya Iran itunganyije ngo rwose ibihugu by'amahanga bishaka rwose byayibagirwa. Ati ni ingingo idakorwaho, ni n'ingingo tudashaka kuvugaho. Mwe mushatse rwose muce ahandi mushaka ibindi mukora, ariko iyi ngingo please ntago iri buze kuvugwaho. Ubwo ndi kuvuga ingingo ijyanye ni uranium itunganyije y'abanya-Iran. Ni ingingo tudashaka gutekerezaho, nta nubwo dushaka kubyo, nta nubwo nyine ari ingingo ikwiye kubiza ku meza y'ibiganiro ngo iganirweho. Hanyuma Amerika nayo ikabivuga iti ibyo rwose wenda it's okay, ariko se ibi noneho byerekeye aya mafaranga mwishyuza mu bunigo bwa Hormuz yo bimeze biti? Amafaranga yishyurwa mu bunigo bwa Hormuz yo ngarutse gato na amafaranga nayo bavuga ko ni ingingo nayo itari kwiye kubivugwaho, kubera ko iki ni kimwe mu byo Iran navuga ko yafashe nk'ibihano ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Nyuma kutugabaho ibitero, kutwigirizaho ngana n'ibindi bitandukanye, natwe twashyize mu ngamba cyangwa se twafashe izi ngamba zirimo ku bwato bwose bw'ubucuruzi bucaha bugomba kuba hari icyo bwabanje gutanga, hanyuma mwamara kugishyira mu mifuko yacu, ibindi twabitekerezaho mu nyuma ntacyo bidutwaye, ariko twamaze kugira icyo twakira. Ndetse nahoze mvuga kare ko hari ibiganiro biri kujya mbere hagati ya Iran ndetse na Oman. Ni igihugu cya Oman. Bino biganiro bikaba bigamije cyangwa se bigendereye nanone ku rundi ruhande kureba ko baganira ku byo kugabana cyangwa se buryo bwo guhuriza hamwe amafaranga aturutse mu byerekezo bitandukanye, akaba yakakirirwa ibihugu byombi bikaba byayakira bikayagabana, kuva amafaranga binjirije cyane mu mato yishyuye cyara mu bunigo bwa Hormuz akaba yakishyurwa nyine bino bihugu bikaba byayahabwa. So ni byinshi rero biri kugenda bivugwa cyangwa se ni byinshi biri kugenda bigarukwaho umuntu atarenza ingoyi. Hanyuma rero munyemerere mitengana ku musozo w'iki kiganiro, ndagaruka mu masaha make ari imbere twaba twahuje mu izindi ngingo nyinshi tubuze kuba tuvugaho. Hanyuma rero no gihe mugitegereje izo ngingo kandi
ibyo mukomeje kwishimira ibyo tubagezaho, mbifurije amahoro n'umugisha, blessings over blessings. Ubundi amakuru n'ibiganiro byacu byo abari akagaruka.